muri gutinya kurira kamera kare kose se ahubwo Ibyo mubigambanye hose ibyo mukoze gambwira chano yigeze gucisha kuri YouTube ambwira umva nakoze kera ubu ngubu zarasira oya ntabwo zigeze zisiba papa habi ubu ngubu nyine ba nyirazo baragiye basiba nyine amahanuza yayo baragusibye yawe ntabwo uri kuzuza uyu twakinaga y'amakomedi y'abana ngo ngabo bagiye ngo mu kabari bari kubyina ngo ngabo bagiye hehe ariko nyine yari akiri umwana noneho akiri umwana abantu baje kurabasanga n'ubwo ntabwo nakuze nyine ndi bana ari mugufi yari mugufi kandi ubu ni muremure simusumba hagarara kirebe ubu ni muremure ubu ndagusumbura ndagusumba ubu ni muremure ayiwe mana ndi muremure w'insebya mukobwa we ubu narakuze naragaragara yakuze mu mutwe ariko ku mubiri ntabwo arakora neza biragaragara ndamusumba mumbwira ari njye ari njye nawe ninde muremure njye ninjye singera atabavandi to murebe to apu mwana muto rero nkuko mubibona uyu munsi menya n'uguseka gusa nyine niba ufite cya gisentire kimwe gifunga gutya mu mbavu funga reka mbabwire nyuma yo gufunga murandeba ukuntu umeze uyu mwana wanjye mugusasha mumushake siporo do nawe akeneye kunanuka ngaho ndebera no kuri kumana mundebe we no mugufi nanjye ndi muremure nkaba na munini we ni mugufi arananutse nanjye nka muremure nkabyibuha ugeze kuba muri bugufi ugeze kuba ubyibushye cyangwa runana ubu ni gushyashya kuri njye ibyo bishya ko kujya imbere ya kamera ni bishya n'uruvumeze tukuri imbere ya kamera bwa mbere mu mateka yawe ageze imbere ya kamera ndumva nakirukanka ndose rero no kureba harabyarane ndumva ntacyo nirukanka ariko hano hantu ni heza wangu afite view nziza ni fresh rero uyu munsi urabona ko nabazaniye umuntu mushyashya njyewe njye nk'ibisanzwe noneho uyu muntu nyine mwihangane bwa mbere ageze imbere ya kamera umumodo wa mbere ni umumodo uyu munsi nabazaniye umusitari ni ahantu nzwi uretse mu rugo iwacu ni gacuri azwi kinyinya honyine mwihangane azwi na famiye yiwe bonyine rero wa mbere niba bari bafana ba mbere ngira kuko urambwira ngo ndi umusitari ibibazo ariko umuntu ntabwo yitwa Kesha kuba ageze imbere ya kamera bwa mbere mu mateka ye arumva ameze ati Kesha arumva ameze ati bwa mbere mu mateka kuba ugeze imbere ya kamera ukaba ugiye kujya imbere y'isi yose bari kureba Kesha mu modo mwamubonye ariko oya mwamubonye umva kugera bwa mbere kuri kamera rero bitinyitse biteye ubwoba n'isoni nyinshi ariko nyine hari igihe ugeraho bikarangira bikabera right camera action
questions. Tugitangira ubukansinze bakubwiye ngo hano hari gym. Ngwino wishyure. ndabona ari n'akarima k'igikoni sibyo nyine abantu mwaba mukeneye kugira ubuzima bwiza nagushishikariza kurya ibiryo bifite intungamubiri ukajya muri siporo Mwawe nkanjye yego nubwo mbyibushye ariko ntabwo mbyibushye birengeje urugero ntabwo mbyibushye nk'igifu abantu baba babyibushye ikibazo nawe urananutse cyane urananutse cyane ugomba kunanuka mu rugero nkanjye none kugira ngo mbyibuhe ngawe ntabwo maguriye njye mbyibushye mu rugero nananutse mu rugero ntabwo nanutse cyane nta nubwo mbyibushye cyane bibara mu bantu babyibushye n'abananutse ubwo nyine ngo uri mu rugero njye ndi mu rugero ntabwo ndi muri ba bantu barwara obesite uri mu rugero bivuze ngo ari mu rugero ndi muri example rwa rugero batanga mu ishuri nawe rurimo umva guys I'm fine urumva I'm fine thank you teacher sit down please urumva ako ni mugenda mutamu ukarara ufite stress mu rugo nta muceri uhari ariko mu gitondo wazinduka wakubitana n'umuntu umeze ute amufayine nyabona kandi mu nda ntakirimo kibuza bishyire hanze wasanga ari bukugirire mu abantu b'iki gihe nta muwe bakigira ngo bamu urugero hanze genda wicara hariya ku muhanda nubona n'ubwo igiceri cya senkani uze nk'uko biri senkani yonyine none ngo abantu b'iki gihe murumva rero abantu twarahindutse mu by'ukuri iyo amufayine abavuze ntibimuturutse ku mutima avuga amufayine n'amarira ari gushora fayine fayine mukanya nimuze gucika mukanya keshatse mudaringira turebe koko nimba abizi cyangwa ari strakare ziwe nimba bataduswayika wapi mudu wa mbere haryo zigiswayika bari kuduswayika namwe murabyimbiye ko bari kuduswayika oya ntabyo kubasayika mwana oya ibyo ntabwo birimo bibaho mu buzima bibaho urabona ko natwe twafashe mu kirere ntabwo turi hejuru y'ikirere urabona ko duhagaze ku gicu uyu munsi natwe twigereye rero kubera ko ntashyize kuri stati ngo tunayita mu furayiti uriya muri kubona bibatunguye mwihangane niko nyine ab'i Kigali dusigaye tumeze ntabwo ari ngombwa ko bibabwira so ukomeze munezerwane natwe kuri tunezerwe uyu munsi murabona ko nyine tuva muri siporo tubanza kubabwira nyine ukuntu uyu munsi tumeze twiriwe kugira ngo nyine mubashe kongera kunezerwana natwe muri aka kanya ubu nyine yavuze we yavuze n'ukuri kumana yavuze uyu munsi iki n'abaruhutseho gato naruhuke ndamubujije none ninduhuka uramvugira oya by'uruhukamo gato ariko ureba igihe wahereye wavuze we aka muswa ngo nanditse igitabo ajya ndi kubisoma n'ukuri wavuze ntabwo uyu munsi murabona tuvuye muri siporo